Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye tubaye ikaze ku makuru iteganyagiye mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda ngiye kabagizaho ndi mukaza rukundo Clarisse tuye kubagizaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi iteganyagihe ry'amasaha nijoro iry'umunsi w'ejo ndetse n'iteganyagihe ry'iminsi 5 duhereye ku munsi w'ejo ku kirere kizaba cyitwaye. Uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu haguye imvura akaba ari nako biteganyijwe mu masaha nijoro kuko mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu cyacu hateganyijwe kuza kugwa imvura. Reka turebere hamwe ku munsi w'ejo ikirere kizaba cyitwaye. Turahera amasaha mu gitondo turereba amasaha yo ku gicamunsi kandi turaza gukomoza no ku bipimo by'ubushyuhe biteganyijwe muri ayo masaha. Duhereye ku muyaga rero ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe umuyaga uringaniye. Uyu muyaga uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 6 ku isegonda. Uyu muyaga kandi uzaba ufite icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu tundi turere tw'igihugu cyacu. Mu masaha mu gitondo rero muri rusange nta mvura iteganyijwe mu bice byose by'igihugu cyacu. Reka tubire mu buryo burambuye. Mu ntara y'amajyepfo ahenshi akaba hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 15 ndetse na 16. Mu bice byo mu burengerazuba naho igipimo cy'ubushyuhe giteganyijwe kiri hagati ya °C 13 ndetse na °C 17, aho akarere ka Nyabihu ariko gateganyijwe gukonja ugereranije n'ahandi mu gihugu kizakagira igipimo cy'ubushyuhe cya °C 13. Mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cyacu naho nta mvura ihateganyijwe. Hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe ahenshi kiri hagati ya °C 14 uretse akarere ka Rulindo gateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cya °C 15. Mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu naho hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo kiri hagati ya °C 16 ndetse na 18. Umujyi wa Kigali ukaba uteganyijwemo urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 18. Mu masaha yo ku gicamunsi hateganyijwe imvura mu ntara y'amajyepfo ndetse iyi mvura ikazumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 29. Mu burengerazuba bw'igihugu cyacu hateganyijwe imvura naho izumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 28. Mu bice byo mu majyaruguru naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba mu turere twaho twose igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 28. Mu burasirazuba hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba ndetse akarere ka Nyagatare kagira igipimo cy'ubushyuhe cya °C 30. Umujyi wa Kigali niwo uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu cya °C 31 ariko akaba hateganyijwe n'imvura izumvikanamo inkuba. Reka tubagezeho rero iteganyagihe ry'iminsi 5 duhereye ku munsi w'ejo ku itariki 26 kugera ku itariki 30. Muri iyi minsi uko ari 5 mu kirere cy'u Rwanda turakomeza guteganya ibihe by'imvura. Byumvikane ko kuva ku itariki 26 kugera ku itariki 30 mu bice byinshi by'igihugu hateganyijwe kuzagwa imvura kandi imvura ikazumvikanamo inkuba. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 11:35 za mu gitondo rirenga saa 11:54 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira tubifurije kugira ijoro ryiza.